mubiririmbo uko biri ngo irayikamije we irayikamije Imana irayikamije data irayikamije iyo ngira asaba amanota niko sha iyo ngira asaba amanota kweli inzoga zose ntabwo wazishyuye abagabo barunyoye bagaheha bahise babyumva ntabwo inzoga zose ku tubari twose ziri peye ntabwo mwishyuye rwose kuko n'igitondo mukizwamo n'igitondo mubabarirwa iziryo joro ryakeye zari zanditse nk'ideni ntizari zishyuye ntabwo byo kuba muri mushakishwa uko mwicaye hano mwese hano mufite ibintu mutarangije inda zose mwateye siko mwazemeye kandi imbere y'Imana zirazwi ko zari izanyu izo nda zose zagoye gutuma ushakishwa iwanyu muri Nyamasheke Rwemasha Kazaza Kizinga Ngoma na Kirehe Sake na Rukumberi dufite inzego zikora ari kurinzwe gusa nuko Kristo niba arabayeho mu bukene ukarwara imvunja ibirenge byose bikatema ibitsinsino bigashobora bihandura bakegeta zivuge Kristo amenyekane ko naho ngaho ajya hakura abantu zivuze zivuge ndetse nibishoboka ku munsi w'amashengesho wo ku karago nawe ushaka udusandari aho two wambara nubwo kumano nta kintu kikiriho inzara zarangiye ibitsinsino birebe yituye gutya nk'agataho kashaje ariko ntacyo vuga Imana ko aho hantu yahagukuye namwe uyu munsi kubona ubutumire ni kimwe kubwemera nabyo ni kimwe ariko kubusohoza nicyo gikuru cyane ndashimira Yesu wanshoboje kuza hano nkaba mpaje atari ubwa mbere si ubwa mbere mpaje ahangaha twakoranye umurimo w'Imana mu myaka yatambutse mu rusengero muzi twahozemo none Imana yemeye ko n'umururu mpagarara izina ry'Imana rishimwe nk'uko umushumba bivuze rero umwanya wagiye ntabwo nibwira ko matsiyeri y'uno munsi turi buyikoreshe nk'uko twabyibwiraga ariko mu bigisha batambutse n'abazakurikiraho nyuma yanjye jewe mfite ijambo rivuga ngo kuramisha Imana ibyo dukora amagambo dusanga mu rwandiko intumwa Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya 3 tuyasome umurongo wa 16 n'uwa 17 Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 16 n'uwa 17 haravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora mujye mubikora byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mu izina ry'umwami Yesu mushima Imana data wa twese kubw'uwo haleluya cyane cyane iyi suteme bampaye kuvugaho iraza mu murongo wa 17 ni mwiri cyane ariko n'uwa 16 ndawuvugaho ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye
kandi rifite ubwenge bwose. Aha dushobora kwibaza ngo se kugira ngo rigwire byasaba iki? Byasaba se mama kurifata mu mutwe? Byaba se bisaba gusoma duhereye mu itangiriro tukagera mu byahishuwe? Birasaba iki ngo rigwire? Nigishije ahantu henshi, nabonye n'abigisha benshi, kuko buriya iyo ukunda kwigisha ukunda no kwiga. Iyo utabikunze nta muntu nta mwigisha ubukurimo, ariko umwigisha nawe abakunda kwiga, kuko aba yumva nawe ameze nk'umuntu uhora ashaka kugira ibintu avoma. Mu byo nabonye rero, nabonye abantu babiri, reka mvuge abantu babiri. Nabonyemwo abakunda kwandika, bagira notebook, bandika udukarine nk'utwo ngutwo na twajenda. Mbona n'abandi batega amatwi ntibandike. Namwe mwarabibonye? Ndashaka kubabwira ko abo bantu bombi naje kubakonsulta, nganira nabo, sanga bandika cyane sibo bagwiza ijambo. Sorry kubari batangiye kwandika. Ndaje mbabwira impamvu muri gukomeze kwandika, ndetse mbankuraje kwandika, ariko hari akantu mbongerereyemo. Nasanze nkunda no kwibwira no kwigisha rwose, nkabwira ko andika utuntu dukeya, ntago ari inama wandika, andika utuntu duke. Cyangwa bane andika utuntu dukeya, ni handi hawe waguha umwanya ngo uvuge mvugiye aha ntiwabibasha. Dore cyiza ni ugukurikira ugatega amatwi, ijambo rikagera aho rigomba kubikwa ariho mu mutima, kuko ikarine agenda ntizibika ijambo. Ijambo rya Kristo rigwire hehe? Ntabwo ari kuriguza mu makaye rero. Murebye amajenda mbitse, kuko buri mwaka wose nagiye ntunga agenda kandi nkayigishirizamo, nkayiteguriramo. Ariko babwira kuri nanjye ubwanjye ndi umwigisha, ntabwo njya nkunda gusubira muri izo agenda. Nyamara kandi amagambo nigishije mu myaka yashize, nawe reba umuntu wigishije imyaka 44 nigisha ijambo ry'Imana, ariko ikinshimisha kandi kikamfasha nuko mpabwa ijambo ry'Imana rishya buri gihe. Ndabishimira Yesu wampamagaye. Ikintu cyo kurigwiza gifite umumaro uteye utya, kurigwiza mu mutima. Umwami wacu Yesu Kristo mu rugamba yarwanye rwo gusubizanya na Satani ku musozi, Matayo 4:1, yarajyanywe mu butayu kugeragezwa na Satani. Yasubizaga ngo iki? Nimusubize mwese. Handitswe ngo. Haleluya. Handitswe ngo. Muzaba ari inshuro yasubiza eshatu zose. Handitswe ngo. Handitswe ngo. Icyo ngicyo kirahagije ku muntu wabitse ijambo ry'Imana hehe? Mu mutima, akarigwiza. Satani ntakeneye ibice, Satani ntakeneye ibitabo. Wikwirwa ngo ni Yesaya 46:8 ndarema ibintu bishya. Wikwirwa ngo ni Yeremiya 33 ntabazana gutabara. Ntakeneye igitabo, ntakeneye ibice, ntakeneye umurongo, kuko ntasoma. Urumva neza? Ubwo rero murwanyishe kumubwira gusa ko byanditse. Ako rero kugasubiza warakabitse mu mutima. Amen. None kaba kagufashije, kuko ntawe kubajije ibice n'igitabo n'umurongo, ariko nibura mutsindishe ko urabyibuka, urabizi ko handitswe ngo. Imana ishimwe.
murakakira ako kantu? Murakakiriye? Jya ugenda umusubize uti handitswe. Mu kanya baririmbyi mu ndirimbo mwaririmbye ikorari hariho ijambo ryaje muri vuga ngo dufite imana yacu itandukanye n'abantu. Ryari ndi rivuga ngo dufite imana itandukanye n'izindi. Nta rindi shyanga rifite imana nk'imana yacu. Ibyo nubwo utabuza aho byanditse, ariko ukwiye kubyikomeresha ukabyihumuririsha nta bashyitsi wagize. Amen. Nta bashyitsi wagize. Yo mpamvu mu nzandiko za Pawulo agera havuga ngo ubwanyu mwikomeza imitima, kuko hari ibintu ugeramo ntihaboneke abagukomeza. Zimpamvu bataboneka nuko ibintu byawe biba byarabarenze. Ibaza kugira ibintu byarenze abantu kandi wowe ubirimo, ubwo se mukita iki mu buzima bwa Gikristo? Ako rero niyo kaminuza yawe, bo baracyari sogonderi. Haleluya. Ihumuriza uvuge ngo nta yindi mana, nta rindi shyanga rifite imeze nk'iyanjye. Amen. Ejo mu gitondo niwumva wazahaye, wumva ntaho bijya, wumva nta gahenge byaguhaye, wumva umutima umeze nabi, maso yabyimbye warayurira, wongera ugitumva Mana waravuze ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye, kandi hejuru yaho wari wavuze ngo ni njyewe ugira icyo ndema nkagikora nkagikomeza nkakigaragaza. Ubwo rero ngaho reba ukuntu wakwiyerekana. Amen. Ijambo rya Kristo rigwiri kandi rifite ubwenge bwose kugira ngo mukore ibintu bitatu. Hano birahari: mwigishanye, cyo ni icya mbere; icya kabiri muhugurane; icya gatatu muririmbirane Imana ishimwe. Ni ibintu bingahe? Bitatu. Mwigishanye, icya kabiri muhugurane, icya gatatu muririmbirane Imana ishimwe ryayo. Haleluya. Ibi bintu byombi bibiri bibanza nta gahunda iriho yo kubikurikiranya. Nta hantu byanditse yuko uzabanza ukigisha ugahugura, cyangwa ngo ubanze wigishe ubanze uhugure wigishe nyuma. Nta hantu byanditse. Muzi impamvu ntaho? Nuko ibyo bintu byombi ubikora yirefera, ashingira, ahera kubikorerwa. Icyo mvuze ntabwo muracyumva ndabizi. Korari sava, murahari neza mwese? Ubwo nta mikoro y'umugozi mboha umuntu ongera gukora yunanye ndamusanga ndebe cyo yunamyeho. Kwigisha no guhugura, otoromandi kwigishanya no guhugurana, bisaba ngo umenye uhugura ari kuyihe capacity, yahabwa impuguro zimeze gute. Bundi si uhugura mama yarigishijwe ngaho rero. None wajya guhugura umuntu utarigishijwe, aho kumuhugura ukamuhuhura. Niyo mpamvu Paulo cyako nivuga ngo nuhugura hugurane ubugwaneza. Yego, nugira ubuntu abugire atikanyiza. Uwigisha nawe rero, uwigisha nawe akwiriye ubwiza bukwiriye kwigisha.
hari umuntu uhagarara ku ruhimbi mwese mukabihirwa akigera imbere yanyu, kandi koko wamugani mukumva murabihiwe, agatera haleluya imwe, yashyiramo ya kabiri, yashyiramo ya gatatu, ati mbasabe rero nimuvuge ntahe, iyo munaniye kunyikiriza, kandi mu by'ukuri niwe ubiteye, utabiteye gute? Ntabwo haleluya ari imbyino dupfa kubyina. No, haleluya ntabwo ari nk'uko umuntu yayura. Haleluya ni ikintu cyiza comme emotion, nimva mutima zisohoka, mutima umaze gufashwa. Muri iri jambo c'est comme flamme, ni nk'ikirimi cy'umuriro, yego, kandi cyake wakiremo n'umuriro wafashwe. Ubuse uradutangiza haleluya tukiri mu gitondo, turasoma ijambo ntacyo uratubwira, mbese iyo haleluya ntahirava mu by'ukuri. Urazitudubizaho se, urazitudubizaho we wayiraranya ahubwo, witudubizaho za haleluya, banza uduhe igituma haleluya ziza. Hari umwigisha warakariye iteraniro, isura iragaragara ko ibaye fashe, Faransa ariko bayita, yego, image fashe, isura irakaye rwose pe, cyane baraho kwirwa ngo nuko batikije haleluya. Urumva rero kwigisha nabyo bifite ukundi bikorwa. Niyo mpamvu haruguru byasabye ngo mugwize ijambo ariko rifite n'iki n'ubwenge bwose, bizabashoboza kwigishanya, guhugurana, hanyuma muririmbirirana Imana ishimwe. Aka kantu impamvu ariko kanyuma ko kuririmbirana Imana ishimwe nuko kuririmba ni nk'umutemeri, ni igipfundikizo cy'ibindi byose. Kuririmba ni impumuro y'ibintu bihiye, burya inkono yose ihumura ihiye, nishaka iri ibijumba, dore ko iyo tuvuze guhumura muhita mwumva ibintu birunze bifite ibirungo byinshi, za seri, za persile, za sauce tomate, twawonja, twa magi, byose. Umva n'agakono ka kinyarwanda karahumuraga kandi ari imyumbati igeretse ku bishyimbo. Umva se, inkono yose ihumura igize ite, ihiye cyangwa iri hafi aho. Rero haleluya ni ikimenyetso cy'uko hari inkono ihiye, kandi indirimbo zo kuririmbirana nk'ishimwe ni ikimenyetso cy'uko muri nge hari ibintu bihiye. Kuririmbirana iki Imana ishimwe, kuririmbirana. Nimusome iyi phrase muyitondere, muririmbirirana, muririmbirirana, niko handitse, ndasubiramo, muririmbirirana Imana ishimwe. Aya magambo mwumva Pawulo yabwiye abakorosayi, impamvu mwumva yameze nk'uyabatumye ngo bagende babigenze gutyo, ikorosayi hari hatari hagera inyigisho za Yesu Kristo zanditse, ntazari zakahagera. Ahubwo ikorosayi icyo bakoraga ni ukugira umwanya wo guhura bakabitekererezanya. Uyu munsi tukaba twateguye tuti uradutekerereza, nurangiza nawe udutekerereze, nk'uko uyu mushiki wacu adutekerereje. Ntiyadutekereje buriya? Kudutekereza, kutubwira, nko kutubarira inkuru, tuganirire. Rero barabiganiraga, niyo mpamvu Pawulo yabihaye umurongo ati mugende mujye mwigishanya, cya kabiri muhugurane, ubundi muririmbirane ishimwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uyu munsi wa none kuramya dukora, kuririmba dukora, indirimbo zacu ziramya zikora ziti, ziva hehe, ziva mu buhe mutima?
Yo mwarakurikiye amakorari mugakurikira abahanzi ku giti cyabo, muzagenze muzasanga indirimbo ituruka mu buzima umuntu yabayemo. Ntabwo muvuga ariko muramuzi, kandi abagukubitisha inkuba itagira amaso yabazaheramo. Byanga bikunda iyo umuntu aririmbye gutyo haba hari abantu bamukubitishije inkuba, ariko bugacya bukongera bugacya. Burya haba hari amajoro menshi yaraye n'abatari buramuke. Donc indirimbo ugiye kuzigenzura usanga ari ubuzima bw'umuntu. Ubwo rero nguye avuye aho ngaho haza undi noneho uririmba ibindi by'uko yakuze, by'umugati na nido, bya capati n'amandazi, buri wese mu mwanya we. Niyo mpamvu aho twaturutse tumaze kuva Yesu atuvanyeyo tuba dukwiriye kwezwa. Mu nyumve neza ngaha muti twezwa iki rero? Buriya hariho le deux façons de sanctification. Hari uburyo bubiri bwo kwezwa. Turacyari kumwe neza? Hari ukwezwa ibyaha, yego, bigakira rwose. Hakaba no kwezwa ingeso n'imvugo byacu. Mani mfashe mu byumve cyane. Abaroma 8:28 kugera kuri 30 haravuga ngo iki? Umva ukuntu havuga. Abo yamenye kera yarabatoranije, abo yatoranije yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindishirije, abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Les 5 étapes eshanu muntu ugiye gukorera Imana wese agomba kuba afite cyangwa yaranyuzemo. Kandi nisote ngo nta gusimbuka nyine, nta gusimbuka, nta gusimbuka. Ubu mumva escalier zamaze abantu zibica, ntabwo ari mbi, si uko ziba zinyereye. Haba habaye ikosa ryo gusimbuka imwe gusa. Waba uzamuka waba umanuka byo n'ibindi bindi, ariko iyo urenze escalier imwe wagomba kunyuraho, nudakubita ruseke kuri iyo ngiyo urahana gukubita umugongo kuri iyo, en montant et en descendant. Uzamuka cyangwa umanuka uragira risque nuramukurenze iki escalier. Rero izi escalier cyangwa se izi etape kwa eshanu ni muzumve nshuti zanjye. Wamenywe kera, kumenywa kera nta ruhare wabigizemo. Amen. Gutoranywa kera nta ruhare wabigizemo, ariko guhamagarwa byo. Faites attention. Muko umva mama urasumaye. Mvuze ngo iki ngaho mvuze ngo iki? Mvuze ngo iki? Wamenywe kera nta ruhare wabigizemo, watoranywe kera nta ruhare wabigizemo, ariko mu guhamagarwa iriya empty role harimo akantu k'uruhare rwawe kitwa kwitaba. Amen. Numvise ijwi tanto naryumviye mu gihuru nk'irya Mose, yego, numvise ijwi, okay, naryumvise nikubise hasi nubamye, uwo ni Paulo ariwe Sawuli, ariko byanga bikunda j'ai écouté, narumvise. Amen. Urumva ko etape ya gatatu dufite mwiki akantu kacu k'uruhare ko kumva no kwitaba. Haleluya. Nibutse iyo umuntu arimo kuririmba ari imbere y'Imana ameze nk'urimo kwitanga, hariya hirya mu baturanyi babyita consecration, arimo avuga ngo nditabye.
niko monami wari wakaririmba uri wenyine karimba uti ndi tabye Yesu Jemima wari wakaririmba wenyine mama wanjye ndi tabye Yesu kakakumanukiramo mu mitsi no mu mara mato na manini ndaje mu amaraso byonyine ukivuga ngo nditabye Yesu yego ukumva uri muraza koko ukumva mu buryo bw'umukuri muraza pe ukumva uri murayegera pe amen. Paulo yandikiye Timoteyo yamubwiye ngo iki mu rwandiko rwa kabiri rwa mbere 2:15 yaramubwiye ngo ujye ugira umwete wo kwishyira Imana. Mu gifaransa aravuga ngo efforce-toi de te présenter devant Dieu. Gira umwete wo kwishyira Imana nk'ushinga toi seul wenyine ubwawe wijyana ntawe uguhamagaye ntawe ugusunitse. Efforce-toi itera umwete ubwawe wo kwishyira Imana. Izina ry'Imana rishimwe cyane. Haleluya. Ingingo ya 4 rero abo yahamagaye yarabatsindishije. Ukukuramya turamya gukwiriye gukorwa n'umuntu watsindishirijwe qui n'a aucune culpabilité. Utari coupable ku runaka wohotse mu mutima rwose. Haleluya. Wohotse mu mutima rwose. Wohotse mu mutima rwose. Amen. Gutsindishirizwa icyo abafaransa bita justification. Être justifié, gutsindishirizwa ugomba kumenya kutsindishirizwa arabanza akaba accusé araregwa. Umuntu atsindishirizwa yaramaze igihari uregwa accusé. Muranyumva neza? Nyuma yo kumara igihuri uregwa Yesu ashimwe ariko ugashinjwa ubundi ugashinjurwa rukiko rukamanuka rukaza kuri tere ku kiburanwa biragenda bigufata mana yanjye biragenda biba bibi. Yesu Kristo we ukuri urukiko rumanutse rugasekagenda biza abashinja baje bakabihuhura. Oh my God. Kugeza ubwo ukatirwa kugeza ubwo ukatirwa. Condamnation. Ibaze n'ukuri igihe twamaze turi abaregwa twaratsinzwe twarakatiwe. Ibaze n'ukuri. Ariko umwami wacu Yesu Kristo mumuhe icyubahiro kwanza mbanze nebe. Umwami wacu Yesu Kristo ndafashijwe Mana. Umwunganizi wacu utishyuza hatabanje kubaho negociation y'ibyo uzamuha. Uwo munsi igihano kiri bushyirwe mu bikorwa nibwo yaje nashimwe. Nibwo yaje dufite impamvu zo kumuramya my dear. We have reasons. Dufite impamvu nyinshi zo kumura. Oh my God, ni mubikurire mu murebe ari mavugana n'urukiko hariya ntanahari adiringa nabo hagati I'm ready to pay everything.
niteguye kubariha ibyo yangije byose. Mumurekure igihano cye kingeho. Icya kabiri, mbishyura amahazabu n'amagarama, ariko mumurekure. Mes amis, hari ijambo ry'Imana rimfasha nkumva mbaye ibyatsi, nkumva mbaye nk'umusinzi. Uko mwicaye hano mwese hano, mufite ibintu mutarangije, mwagombye kuba muri mushakishwa n'inzego z'umutekano. Orohambaganirire we, ndaje mbaho ingero zifatika n'ukuri, murasanga kandi ibyo mabwira ari byo. Inzoga zose ntabwo wazishyuye. Abagabo barunyoye bagaheha bahise babyumva. Ntabwo inzoga zose ku tubari twose ziri peye, ntabwo mwishyuye rwose. Kuko n'igitondo mukizwamo, n'igitondo mubabarirwa, iz'iryo joro ryakeye zari zanditse nk'ideni, ntizari zishyuye. Inda zose mwateye siko mwazemeye, kandi imbere y'Imana zirazwi ko zari izanyu. Izo nda zose zagombye gutuma ushakishwa iwanyu muri Nyamasheke, Rwemasha, Kazaza, Kizinga, Ngoma na Kirehe, Sake na Rukumberi, Gisagara, Runyombyi, Akanyaru. Aho hose wagombye kuba urimo ushakishwa, kuko hari inda wateye utavukishije, utareze. Nta n'ingosha y'umubyeyi, nta n'igikoma cy'umwana wohereje. Ariko Kristo Yesu il en est occupé, yarabyiokipye byose. Uyu mwanya wo none nukuri ntabwo uhigwa, ntabwo ushakishwa, kuko ushakishwa uri kuba warabonetse, n'abataraha baraboneka nkanzwe mwebwe. Ufite nomero do telefone, utuye ku muhanda nomero, igipangu nomero izi n'izi, utega bisi muri gari ye, wafatwa byota. Dufite inzego zikora, ariko urinzwe gusa nuko Kristo il a tout payé, il a tout payé, il a tout payé. Dufite impamvu yo kuramya, dufite impamvu zo kuramya. Yanyishyuriye ya myenda yose, ya mbabariye ibyaha, singira icyiza nkora, singiri cyiza nkora, nibesherejweho n'ubuntu bwawe gusa, nezwa nawe.
yanyishyuriye ya yenda yose ya mbabari y'ibyaha hariho abantu bibye batasubije ibyo batwaye. Aho bose Yesu yaragiye arishyura kandi avugana nabo bibye. Uyu munsi uri amahoro. Kamabwire iki kintu ndimo kubabwira, d'un côté urimo urabona ari ikintu cyagombaga gukorwa physiquement byo kubonana rwose face à face n'uwo twangirije, ariko we don't know how. Ntabwo tuzi ukuntu Yesu abigenza, yego akavugana n'uwo mutima twahemukiye, akawubwira ati reka umuntu uwo mwana nzamurera, ariko reka ishyano ridahe mureke ndimo ndamurwaza nukondora, yabaye ibandi cyane, ariko ndimo ndamutunganya. Ngo sinamutunganya nawe umuri inyuma n'imijugujugu ngo nazane indezo. Abakobwa banjye ntanda zavuyemo, gukura mwinda se ntabwo igihugu cyacu kibihanira. Iyo umwana ajugunywa agatoragurwa nyine baramureka agataha. None se zijya zose wazibajwe nande kuva wagera muri Kristo Yesu? Dufite impamvu zo kuramya. Amen. Dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto, igice cyaho cya 14 umurongo wa 26. Dusome. Nuko bene data, iyo muteranye bimera bite? Umuntu wese afite indirimbo cyangwa amagambo yo kwigisha cyangwa amagambo ahishuriwe cyangwa ururimi rutamenyekana cyangwa amagambo yo kurusobanura, nuko rero byose bikorwe kugira ngo abantu bunguke. Ndashaka kuvuga ijambo rivuga ngo umuntu wese afite indirimbo. Donc no mu iteraniro buriya haba harimo n'indirimbo. Mu iteraniro twagira umwigisha, ariko haba harimo n'iki? N'indirimbo. Njye nababwiye ngo indirimbo ikwiye kuzamuka mu mutima ugeze igihe cyo kuririmba kandi ufite impamvu yo kuririmba. Byose bikwiye kugira ngo iterano gite ryunguke rifashwe. Imana ishimwe. Haleluya. Ne Abaheburayo 2:12. Abaheburayo igice cya 2:12 karavuga ngo, Abaheburayo 2:12, nzabwira bene data izina ryawe, nkuririmbira ishimwe hagati y'iteraniro. Amina. Nzabwira bene data izina ryawe, nkuririmbira ishimwe hagati y'iteraniro. N'uwo murimo w'indirimbo tugomba kuramya mu bikorwa. Niba ndimo ndamya hagira umutima ukira, niko Dawidi yavuze. Nzavuga imitangaje Uwiteka yankoreye, abanyamubabaro babyumve bishime. Niba n'uwo rubabaye yishime, wari wihebye ahumurizwe. Haleluya. Ariko muri no minsi hariho ikintu cyo kutabivuga. Muri iyi minsi hariho indwara yo kutabivuga. Reka mbabwire bene data, igihe turimo kiragoye, kiraruhije.
umwanya w'amateraniro ububaze, urabaze, ntibyoroshye, nyamara burya dushobora kuwukoramo byose nk'uko ijambo ry'Imana bivuze hano, bikagenda neza. Ikindi, hari ikintu nshaka ukuntu nacyita, rimwe nkasanga ni nk'ubwibone Satani mu gutera abantu, ntibashaka ko aho bahoze hamenyekana, ntibashaka ko ubuzima babayemo babuvuga. Niba warabayeho mu bukene ukarwara imvunja, ibirenge byose bikatema, ibitsinsino bigashobora bihandura bakegeta, zivuge Kristo amenyekane ko naho ngaho ajya hakura abantu. Zivuze se, zivuge ndetse n'ibishoboka ku munsi w'amashengesho wo ku karago, nawe ushake udusandari aho two wambara nubwo ku mano nta kintu kikiriho, inzara zarangiye, ibitsinsino birebe yituye gutya nk'akataho kashaje, ariko ntacyo. Vuga Imana ko aho hantu yahagukuye. Usanga dushaka kuvuga ibintu byiza gusa y'iterambere Kristo atugejejeho, ariko se mbere yo kuritugezaho twari bande? Nzabibwira iteraniro ryose, mbiririmbe mw'indirimbo. Amen. Igitabo cya mbere cy'Ibyo ku ngoma, igice cya 6, ndasatira gusoza kuko wa mwanya wacu nyine muzi ko banatangiye warangiye. Igitabo cya mbere cy'Ibyo ku ngoma, igice cya 6, umurongo wa 17. Ngoma za mbere, igice cya 6, umurongo wa 17. Umva uko havuga. Hari imirongo iri ba confusing cyane, iri butere urujijo, kuko igice cya 6 umurongo wa 17 mu zindi Bibiliya za kera, tradition muri 57, ni umurongo wa 32. Munyumvire namwe, ariko iyi tradition ya 93 yose ni umurongo wa 17. Igice cya 6 17 haravuga ngo, kaduhere ku murongo wa 16. Abo nibo Dawidi yashyize ku murimo wo kuririmba mu nzu y'Uwiteka ubwo isanduku yari imaze gushyirwa mu buruhukiro, bagakoresha iki? Indirimbo imbere y'ubuturo bw'ihema ry'ibonaniro, kugeza aho Salomo yamariye kubaka inzu y'Uwiteka i Yerusalemu, bagakora umurimo wabo bakuranwa uko ibihe byabo byari biri. Amen. Isanduku y'Uwiteka itahuka ivuye i Bufilisitiya, yatashye urusengero rutari rwuzura. Yego? Pardon, ntago yari ivuye bifite mubabarire, ivu Bufilisitiya rwari rwarubatswe, ahubwo itahuka igeze muri Kanani, kuko nayo muzi ko yagiye yimukana nabo. Yego? Bibiliya tubwiye ngo icyo gihe hahoragaho abantu bayakiriza indirimbo, uko yinjiye ikakirizwa indirimbo, kugeza aho Salomo yaje kubakira urusengero ruruzura, igira umwanya wayishyirwamo. Bakabikora bakuranwa, naho urusengero rubonekeye, imirimo yo kuririmba mu nzu y'Imana irakomeje. Nizo ziriya mwumva zitwa zaburi. Abantu bazi ko zaburi ari za Dawidi gusa. No, zaburi psalm ntabwo ari cyo bivuga, indirimbo zo kuhimbaza Imana no kuyiramya mu rusengero. Kandi burya Dawidi agiramo 90 gusa. Mu 150 150 psalm, Dawidi agiramo 90 ze yihariye. Ntabwo ari zaburi ya 90 mvuze, no, ahubwo afitemwo zaburi zingahe?
90. Izindi zose 60 nizo basigaye bagabana. Abo kwa Asafu, bene Kora, iza Mose n'ibindi. Amen. Namwe rero niyo mpamvu mushiramwo izanyu. Ndikumurimbye yaririmbye ngo mu ndirimbo zo mu ijuru dushyiremo nizacu. Niyo mpamvu dushiramwo nizacu kugira ngo Imana Data ihimbazwe. Izi ndirimbo kugira ngo zibeho zasabaga ibikoresho. Baririmbye inshuti za Kristo, habo kugira ibikoresho nka biriya ari umurato, si ukuburaho muyashyira. Oya, zasabaga ibikoresho. Musome ijambo ry'Imana murabisangamo hariya mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 16. Mwasome mwumve igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 16, umurongo wa 42. Pardon, no, ni icyambere mu mbabarire. Ni icyambere cy'ingoma, cya 16, umurongo wa 42. Mvuga havuga kandi Hemani na Yedutuni abo bagiraga amakondera n'ibyuma birenga by'abantu bajyaga bavuza, bagiraga n'ibintu bitera indirimbo z'Imana, kandi bashyiraho bene Yedutuni ngo barinde irembo. Urumva ko hakenerwaga ibikoresho rero, amakondera, ibyuma birenga, bakajya nabo kwivuza ngo bitere indirimbo. Noneho ibyo bintu bashyiraho kubivuza, ariko bashyiraho nabo kurinda irembo ngo birindwe. Ibi bikoresho byose ugiye no mu gice cya 16-15 wabisangamo ingoma za mbere. Ibi byose byashyirwagaho kugira ngo Imana ihimbazwe gusa, kandi byaba byamaze kugera mu rusengero bikaba bibaye iby'Imana byejejwe, bitandukanye n'ibicuranga ahandi. Kambabwire mwa abantu b'Imana mwe, Imana ifuhira umurimo wayo n'inzu yayo n'ibikoresho byayo. Murebe ibyuma murebe teretse ahangaha, buriya ntabwo byemerewe guterekwa ahantu ngo byamamaze byeri. Primus karahanyuze, biriya ntibikwiye kujyayo. Uko uyu murimo wejejwe niko nabyo byera. Amen. Kandi umuntu ubivuze ubicuranga buriya, mwumvise ngo yagiye kuririmba aho bamamaza Prudence, naho yavugije ingoma zaho, muzamurekera aririmba izo ngizo. Ibi ntabwo bivangika, ushatse kubivanga Imana ikukuramo. Nukumesa kamwe rero, tugakorera Imana twejejwe n'ibyacu byose byejejwe. Haleluya, haleluya. Mwese mwaririmbye ngo iki mu ndirimbo 15, mwaririmbye ngo nabonye umukunzi mwiza, kera yaramfiriye, yaranguze, nawe yaranyihaye, none ibintu mfite byose sinjya gute, sinkibigundira, ahubwo ibyo ntunze nanjye ubwanjye turi ibintu by'umucunguzi. Umva nawe, ibyo ntunze nanjye ubwanjye turi ibintu by'umucunguzi. Uzi ko iyi prinsipe ikoresheje Imana ikurindana n'ibintu byawe. Ariko iyo uvuze ngo ndukwanjye ngo ibintu biri ukwabyo, Satani arabyigabiza. Niba uri uwiteka n'imodoka yawe nibiye, amen. Yego ntabwo yezwa n'amaraso, ahubwo yezwa nawe. Ntabwo yezwa n'amaraso, ntiyuhagirwa, ntihanagurwa n'umuriro niba ubishaka. Oya, yogera ku kinamba, ariko ku bintu byo kwera no kuri imirimo yo kwera yezwa nawe. Nta tabu uzayinyweramo, ntuzazingura intebe ngo uyikoreremo amahano.
nk'umuntu umwe abikoze mu mufatira irondo riramufata hayiwe ishyano riragwira no kuri kw'Imana. 96 ndabyibuka umuntu bamufatiye mu modoka yazinguye intebe kandi bo mara baririmbye bagiye ubwo modoka yawe yezwa ku bwawe, inka zawe ifamu n'ibyo Uwiteka. Buriya niyo mpamvu mwabonye Igosheni, niyo mpamvu mwabonye abisirayeli bari Gosheni bararindwaga bakarindanwa n'ibyabo. Hari igihe habaye muryamo ni indwara y'amatungo y'inka, hapfa inka zose zo muri Egiputa, iz'Abisirayeli ntihagira n'imwe irwara. Hari igihe haguye urubura rwica ikintu cyose kimera, yego, ariko muzasome neza kuva mu mirima y'Abisirayeli nta rubura rwahageze. N'ibindi byinshi nababwira ni ukubera iki se? Ni uko iyo uri Uwiteka n'ibyo waba hari ibye. Siyo mpamvu se mu kiganiro Mose yagiranye na Farawo amubwira ati muragenda ariko murasiga ibintu byanyu, inka n'ibindi. Amubwira ati no, ubwo turabanza turindira Imana ibanze gucoce, tuzajyana n'ibyacu, kuko igihe ushaka ko dusiga nibyo tuzavanamo amaturo n'ibitambo. Ngiyo impamvu Imana ibarindira ibintu bidata, ngiyo impamvu Imana ibarindira ibintu. Haleluya. Igice cya 23 cyahangaha mu ngoma za mbere 23 umurongo wa 13 n'uwa 18. Umva ukuntu wa 13 uvuga: bene 23 umurongo wa 18 23 umurongo wa 18 wa 13. Bene Amuramu na Aroni na Mose, kandi Aroni yatoranijwe kugira ngo ajye yeza ibintu byera cyane, we n'abahungu be iteka ryose, bakosereza imbere y'Uwiteka, bakamukorera, bagasabira umugisha mu izina rye iminsi yose. 18 oya ntago hano ariho ariko no ya ni ingoma za kabiri 23 umurongo 13. Yitegereje abona umwami ahagaze ku nkingi y'umwami mu muryango, n'abatware n'abavuza amakondera begereye umwami, n'abaririmbyi nabo bacuranga ibintu bivuga, batera indirimbo z'ishimwe. Nuko Ataliya ashishimura imyambaro ye, avuza induru ati ubugome, ubugome. Ibi bintu byagenze bite? Byatewe n'iki? Kugira ngo umwami ahagaze mu muryango, abaririmbyi bavuza amakondera n'ibicurangishwa byose bahimbaza Imana baririmba, ariko Ataliya azamukiye mu mbaraga hanura ubugome. Iki ngo cyari gitewe nuko harimo kuririmbwa indirimbo ariko hariho ibyaha. Donc twe kubishyira kuri korari gusa. Abaririmbyi baririmbira iteraniro ariko ritejejwe. Hari igihe twihagararaho, hariho intege nke, hariho ibyaha, hariho kugwa, tugakomeza umurimo wo kuramya. Uyu mushiki wacu yakavuze umwanya mutoya avuga ngo ntagaze ngo iryo jambo ahantu riba muri Amos, rivuga ngo hoza indirimbo zawe, ngo cecekesha inanga zawe, ngo sinshaka kubyumva bimaze kumbera urusaku, ngo ugende ubanza ushake gukiranuka nk'uruzi rusandaye. Amen. Ushake imanza zitabera. Iyo ni Imana yaciye mu kanwa k'umuhanuzi Amos, icecekesha abantu. Umva ikindi yababwiye, yarababwiye ngo sinshaka amateraniro yanyu, ndayarambiwe. Ndambiwe guterana kwanyu, mubeshya ngo ni uguterana kwera kandi gutera.
imboneko z'amezi, amasabato yanyu ndabihaze, minsi mikuru yanyu. Buriya tugira iminsi mikuru, tugira iminsi mikuru ikomeye, irimo Noheri, irimo Pasika, irimo Pentecote, irimo Asensiyo, irimo ya ngwiki. Tugira iminsi mikuru ikaze cyane. Uwiteka aravuga ngo ibyo byose nabihaze. Kubera iki? Abantu baramyaga ariko batezwa. Nshuti za Kristo, tubyitoze biduhindukira ubuzima, tumenye ko Imana ishaka umutima uyiramya wejejwe, ishaka ngo tuyiramye twejejwe. Amen. Igice cya 29 aho nyine 29 umurongo wa 27, uwo murongo uravuga ngo Hezekiya ategeka gutambira igitambo cyoswa ku cyotero. Nuko igitambo cyoswa gitangiye gutambwa, indirimbo y'Uwiteka nayo iratangira, n'amakondera hamwe n'ibindi bintu bya Dawidi umwami wa Isiraheli. Maze iteraniro ryose riraramya, abaririmbyi bararirimba, abavuza amakondera barayavuza, byose bimera bityo kugeza igitambo cyoswa cyarangiriye. Bivuga ko mu cyo kintu kimeze nka kompanyuma, mwumva iyo shene yo gutamba ibitambo, umutambyi n'amatamba, mwumva urwo ruhererekane rw'indirimbo zimuherekeje, zikaza guhagarara uko igitambo kimaze koswa. Muri iri jambo cyemewe. Imana ishimwe. Imana ikumva iyo njyana, ikumva ako kaziki kakayiryohera, ikaryoherwa, ariko igitambo kirimo gikongorwa. Amen. Kugeza ubwo umutambyi amara gutamba, indirimbo nayo igatuza. Bivuga ngo turemewe rero. Urumva ko dukwiriye kuramya kuri mwiki ibikorwa. Haleluya, haleluya. Biherekeza kuramya kwacu. Imana ishimwe. Murabizi kandi yuko Paulo yarikira mu 12, ubu turatanga imibiri yacu ngo ibitambo bizima byari bishimwa n'Imana. Muri kuyikorera kwacu gukwiriye, hanyuma amaturo asanzwe yo gukora mu mufuka, yo kuri mu n'ahandi akaza nyuma. Ako twabanje gutura iki? Gutamba ibitambo by'imbibiri yacu n'imitima yacu. Izina ry'Imana rishimwe cyane. Dawidi muri Zaburi ye ya 28 umurongo wa 7, abigisha mujya mwigisha ntimukavuge ngo Zaburi igice, kirazira kikaziririzwa. Zaburi ntabwo igira igice, bavuga Zaburi ya 28 umurongo wa 7, haravuga ngo Uwiteka niwe mbaraga zanjye n'ingabo inkingira, umutima wanjye ujya umwiringira ngatabarwa. Haleluya. Yego, nicyo gituma umutima wanjye wishima cyane, kandi nzamushimisha indirimbo yanjye. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Uwiteka niwe mbaraga yanjye n'ingabo inkingira, umutima wanjye ujya umwiringira ngatabarwa. Ibyo rero bizantera kugira gute? Bizatuma mushimisha indirimbo yanjye, kandi umutima wanjye uzahora wishimye. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ndi busoze ntavuze akantu kaba muri mu nzandiko za Petero mu gice cya 2, ahantu havuga ngo maze namwe mwubakanwe nk'amabuye mazima. Haleluya. Ngo mube inzu y'umwuka yo guteranirwamo n'Imana. Buriya tuza hano guterana, tuza guterana, ariko tugira irindi teraniro duterana ubwacu mu mutima. Ndashaka kumenya niba muri kubyumva ibintu. Ntabwo urajya kuryama
wamara gusenga usengeye kuryama kumva iterano riratangiye, kumva hajemo indirimbo ndetse n'iza korari itari iy'iwanyu, kumva hajemo hoziyana, mwanya kumva hajemo iriba, kumva hajemo amahoro y'Iremera, kumva hajemo iyingiyi, kumva hajemo ambassadors, kumva hajemo amen. Erega izo ndirimbo zarangira, ariko hari igihe ntabwo bigira kavuyo, hari igihe bimwe cyangwa ebyiri kumva n'ijambo ry'Imana riraje, kumva umwigisha abaye nk'uwigisha, kumva akoze introduction, ukumva akoze development, ukumva harashyizemo umwanzuro, kumva arimo aratanga ingero. Bijya bibaho namwe se? Buriya iyo tuje guterana mu by'ukuri tuza tuje guhuza ibyo bihe byiza umuntu yari afite ukwe. Niyo mpamvu Dawidi avuze ngo nzajya muhoranira iki? Indirimbo z'amashimwe mu mutima wanjye. Imana ishimwe cyane. Yobu nawe hari icyo bivuzeho mu gice cya 35 umurongo wa 10. Yobu 35 umurongo wa 10. Yobu 35 umurongo wa 10. Inaho nsoreza. Merci. 35 umurongo wa 10. Ariko nta wavuga ati Imana umuremyi wanjye irihe, kandi ariyo iduha indirimbo mu ijoro ikatwigisha kuruta inyamaswa zo mu isi, kandi ikaduha ubwenge kuruta ibisiga byo mu kirere. Umva ijambo nshaka amahangaha. Mu bantu nta uvuga ati Imana yanjye umuremyi wanjye arihe, kandi mu by'ukuri ariyo iduha indirimbo ryari mu ijoro. Nako nashakaga. Bahanzi mujya muhanga indirimbo, ndabizi nta korari yabaho itarimo umuhanzi umwe cyangwa babiri. Bure bahise babyumva, kereka nayo muririmbiza abandi. Ibyo nabyo bibaho, ugasanga abantu bafashe indirimbo za Mbonyi, izindi za Sayiboni Kabera, n'izindi bakazikoresha. Yego nyine nta droit d'auteur muzaregwa, uburenganzira bw'umuhanzi ntabwo muzaregwa, ariko mu by'ukuri namwe mukwiriye kugira izanyu. Icyo rero Imana igikora, igahagurutsa umuhanzi muri korari rwose pe, hakajya zihimba. Inararibonye mfite kubera ko muri 82 nari perezida wa korari nkaba na dirija. Hari igihogwe Karuruma niho narindi. Nashobora guhimba indirimbo ariko amagambo yayo nayahabwaga nijoro, yewe nijwi rikaza nijoro, naba ntagize ubunebwe nkabyuka ibyo nkabyandika. Yego, kandi mfatiyeho muri repetition nkazayigisha korari. Siko mubigenza mwebwe se? Kaza mukagira umwanya wo kwishyira mu byuma. Uzi ko hari igihe korari uyigisha indirimbo igatangira kukwempoza, kugutegeka utuntu uhinduramo. Ugiye tubabwira uti nyihabwa se mwari muhari, ngo haye uburenganzira ko ndeba mutangiye guhindura ibintu nahawe mudahari. Kandi hari igihe koko bagutegeka ukabihindura, kandi wabihindura bikaba bivuyemo icyo Imana yashakaga kuvuga. Yesu abafashe abo kubyumva barabyumvise, kuko nzi yuko hano ndimo kwigisha abaririmbyi benshi batari mwe mwenyine. Yo baragira ati iyo Mana impa indirimbo mu ijoro, kuki abantu batajya bayishaka ngo bayibuke ko ariyo muremyi wabo? Izana indirimbo mu gihe cy'akaga cy'umubabaro, ugasanga ikuzana indirimbo ziguhumuriza. Imana nishimwe cyane.
mu gitabo cyo kuva ntabwo tuhasoma bamaze kwambuka inyanja itukura Imana yahaye Mose indirimbo. Haleluya. Kandi akantu musaba ku murongo wa 20 kavuga ngo nuko abagore bakajya bikiriza bona Miriyamu bakikiza bavuga ngo kuko ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja irya yari rofure gusa ariko ibitero byose byategwaga nande na Mose muzabisanga muri zaburi za Mose. Ariko rofure niyo ngiyo gusa yavugaga ngo ndaririmbira Uwiteka kuko ari mwiza ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Iyo ndirimbo bayiririmbye nta repetition haza ziri mara mu icyumweru cyose kada aho bayiherewe hamwe niho bayiririmbiye. Mana ishimwe cyane. Natangajwe no kumva iyo ndirimbo tuzongera kuyumva iri muzo tuzongera kumva. Amen. Murabihakanye iri mu byo muzo tuzongera kumva. Ndirimbo ya Mose ni y'umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Zaburi ya 68 mbabwira ukuntu bapangaga akarasisi hanyuma dusenge cyo mwita defile muri kino gihe. Zaburi ya 68 umurongo wa 24 n'uwa 25 ariko muri izi Bibiliya za kera kuba yifite murasanga ari umurongo wa 25 n'uwa 26. 68 25 na 26 muri izi ngizi za hano izi ngizi haravuga ngo Mana barebye amagenda yawe amagenda y'Imana yanjye niyo mwami wanjye yinjira hera abaririmbyi bagiye imbere abacuranzi bakurikiyeho hagati y'abakobwa bavuza amashako. Amen. Korari muze hano mwese iyi ndarivuga muri hano hafi yanjye iri jambo ndarisobanura muri hano mubanguke mama mubanguke noneho nuko abashumba ndeba babahugije ariko reka bakomeza bavugane nabo ahubwo haze wenda Samu n'undi muntu uri inyuma yawe muzane ngwino nawe yego ngwino nawe ngwino haze n'umuyobozi wa gahunda ngwino. Ibi bintu ngiye kubereka nibyo nsorejeho. Aba bagabo uko ari bane baje hano imbere bahagara hano mbereke hano bareba hepfo yego aho ngaho kandi mugerageze nubwo ndeba harimo rudasumbwa ariko ubundi abahetsi ibisanduku cyo ntacyo bitwaye babiri baringana. Abahetsi ibisanduku isezerano bagombaga kureshya. Cyo kintu rero muri no minsi gishushanya kubahana no gucirana bugufi. Ya magambo Paul yanditse akavuga ngo kuby'icyubahiro umuntu wese ashyire umugenzi w'imbere. Abahetsi ibisanduku bagombaga kureshya kugira ngo imijishi y'isanduku nijya ku ntugu zabo gutya yego hengama cyaza kwihengama. Uko rero gahunda yagendaga barindira namwe murebe hano mundebe kandi mugegere approche. Iyi sanduku yahagurukaga. Haleluya. Nasoje muhumure. Iyi sanduku yahagurukaga bafashe urugendo. Yagombaga kubagenda imbere. Amen. Ni itegeko riri muri Yosuwa igice cya 3. Yagombaga kubajya imbere n'abarewi bayihetse. Noneho abaririmbyi bagakurikiraho ari bo mwebwe. Amen. Bagakurikiraho bagoswe n'abacuranzi bazengurutswe n'abakobwa barimo kuvuza amashako. Nuko defile de monde yari bagipanze abatambyi imbere batsanduku abaririmbyi. Amen. Abacuranzi bakazengurukwa n'abakobwa barimo kuvuza iki amashako. Ibi bintu
birabafasha cyane mbabwiye umumaro byamaraga. Bibiliya iravuga ngo nuko babigenje bagiye kwambuka Yorodani, Imana yari yababwiye ngo abahetsi basanduku bagikoze ibirenge mu mazi, Yorodani irahita yigabanyamo kabiri. Ikimara kwigabanyamo kabiri rero, mwebwe abaririmbyi mutegetswe guhita mubiririmba. Yego, hatagombye kubaho gushyira mu majwi repetition ibyahanjaga ryose. Muhita mujya gute mubiririmba. Ubwo urumva si ngo bigire ritime isobanuye cyane, mwirye muhotora amagambo muyarye. No, mubiririmba uko biri ngo irayikamije we, irayikamije Imana, irayikamije Data, irayikamije. Iyo ngiye irasaba amanota. Niko sha, iyo ngiye irasaba amanota kweli. Hari amanota mwumvisemo. Ibi rero bikagira umumaro uteye gutya, muwumve noneho rero sasa. Itegeko ry'urugendo ryavugaga ko ari mwe mwenyine, yego, mwemerewe kwegera isanduku, yego. Abandi bose ubwoko bwa Isiraheli bukaba buri mu ntera y'imiko n'ibihumbi bibi. Niko ningana iki? Ubwo muziko ni 2,000, ni plus de 2 km zubu. Kilometero 2. Ibyo byose ahubwo wenda haba nko muna kugerayo, muna kugerayo. Wenda wagera mu 15 cyangwa 12 basi. Ano nkanga. Donc iyo distance irimo iragati y'abandi nabande, iragati y'abaririmbyi n'abakristo rusange itorero. Niyo kugira ngo ibiteye ubwoba b'inyanja n'umugezi be kubibona, bibonwe namwe bo babyumve byakemutse. Sema nabyumvise manange mushumba, mwumva mubyumvise ibintu, mwumva mubyumvise. Donc c'était pour éviter que nous kurwanya kubwo bwa Isiraheli bwabo n'ibiteye ubwoba bitari byakemuka. Noneho bikemurwe n'isanduku n'abarebu bayihetse. Nibikemuka mwebwe inshingano yanyu ni informatize, nukubitangaza. Tangazeni. Ndafashwe mano. Ni mubiririmbe imitima yari yihebye ku murindi n'indera hose ihumuzwe n'indirimbo muririmbye. Kuko muririmbye iki isanduku koze. Mwagomba kuba hafi y'abaki y'abatambi, tout près, les plus proches, hafa very near. Niyo mpamvu iyo kora ridahuje n'abayobozi itorero rirapfa. Nabibasha se kungugu oya, mfite ibyo nzavuga ejo, ariko ibintu nabyo nibura nsige ndikocoye. Ntabwo korari ari itorero muri itorero, no, ni organe n'urugingo, ariko rugomba gukorana cyane n'abaki n'abatambyi. Amen. Kugira ngo urugendo rwacu rugende neza, nuko korari ifatanya n'abaki n'abatambyi bagaheka isanduku, ibyo ikoze tukabiririmba. Amen. Itorero gahumurizwa. Nama bampera umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Niba muguma aha mugiye kuririmba simbizi, ariko iteraniro ryo tugiye gusengana. Hari ikintu ngiye gusabira muntu wateranye wese uyu munsi. Hari ikintu ngiye gusabira. Ngiye gusabira ikintu Dawidi yavuze ngo Uwiteka ashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye, ngo ariyo shimwe ry'Imana yacu. Sinzi muri ijoro icyo yakora, afite ubwo bubasha, ariko ndagusabiye ngo Imana ishyire indirimbo nshya muri wowe.
ntibivuze kuri buyihange bw'umuhanzi, oya, ahubwo akuzanira indirimbo muri wowe, aguha indirimbo mu mwanya w'induru, aguha ibitwenge mu mwanya w'amarira, aguha ibyishimo mu mwanya w'umuborogo, akwambura ikamba ryo kwirabura, akwambike iry'ubwiza, abiguhe. Ntabwo iminsi 7 ari mikeya turamya. Nawe Uwiteka kuremera indirimbo, nawe Uwiteka kuremera indirimbo. Ubwigunge umazemo iminsi, amaganya umaze igihe urarana, mfite ibintu byanze gucanguka, akuremera indirimbo. Ndabyatuye mu izina rya Yesu. Witeka kuremera indirimbo, ashyira indirimbo nshya mu kanwa kawe, mutima wawe uhumurizwe. Ibyakwihebesha ni byinshi kandi birahari. Ariko Uwiteka bisimbuze indirimbo. Utabarwe mu izina rya Yesu, utabarwe, uhozwe. Umva nyumva, utabarwe, uhozwe, uhumurizwe. Amarira uririra mu ishuka data yayabonye, agahinda wicuriraho usinzirana. Mwumvise akana kasinziriye gashavuye, akana kasinziriye karize cyane kahogoye, kasinzira gahigiza. Ayo data arayazi rero, data wa twese arayazi. Ireba hiherereye irayazi, iruta so ikaruta mama wawe irayazi cyane ko wageze ku kigero utagihozwa nabo. Ubirasaba ngo uhozwe nidahishwa. Ibintu urimo guhura nabyo ni ibintu utabwira mama wawe. Waranarahira uvuga ati ntabyo nzabwira mama, ndamuzi. We noneho n'umutima we wahita umuca mu kanwa agahuhuka, nzamureka rero ndwane nabyo. Ibyo rero wahishe mama. Data wa twese nkorera, ndamwinginze abirangiza guha indirimbo. Haleluya! Kandi ngusabe rwose, nubwo ntazaba mpari, ariko uzakakanya bivuge mu nzu y'Imana. Mbere nka Dawidi wavuze ngo nzahimbaza Uwiteka, nzashimira Uwiteka mu iterano ry'abakiranutsi be, abanyamubabaro babyumve bahere ko bishime. Uzavuga imirimo itangaje Uwiteka akoze. Ndajya mbibutse ko niyo tudahanuye turategeka. Uwiteka yaranyejeje, yejeje akanwa kanjye. Niba Baramu yaravumaga bigafata, wahesheje umugisha akawuhabwa, nanjye icyo ndacyatuye mu izina ry'Imana nkorera. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye. Ngushimira iteraniro ryiza ry'uyu munsi waduhaye. Ngushimiye ko ufite imbaraga zikubasha kwigandurira byose. Ijambo ryawe rimwe rirategeka bikabaho, iyo uvuze rimwe byose birakumvira. Nsengeye ubwoko bwawe bamaze iyi minsi muri uyu mwanya wo kuramya no guhimbaza. Hembura imitima yari yumagaye, byutsa abari baguye, hoza abariraga. Twemerere induru uzisimbuze impundu mu izina rya Yesu. Ahari amarira uhashyire kuririmba, uhashyire ibitwenge mu izina rya Yesu. Ahari hari ukwambara ibigunira, bambika imyenda myiza yo kwera. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana ihoza. Hoza rero, mara intimba bagutakira, kandi amagambo mvuze, amagambo natuye mu izina ryawe, uyashyire mu bikorwa kuko ari kuwa nsezeranije. Ndagushimiye, ubabarira abanyabyaha babyumvise byo bagendeyemo kera, kandi byinshi ntabwo babisubije, ariko uyu munsi
ubatsindishirize uyu munsi, ubatsindishirize uyu munsi, ubatsindishirize. Ndagushimiye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Ndasaba akanya gatoya, umunota nubwo waba umwe, umunota nubwo waba umwe, ndasaba umuntu naho yaba umwe wakomeje kumva yasengerwa by'umwihariko, akumva hari urubanza afite agendana narwo, ndamusabye ngo arambure ikiganza. Tambuka uze hano. Ninde wundi? Urakoze mushiki wacu. Hari undi wumva ashaka kubuhuka? Twakire mwene data n'amashyi menshi. Imana imuhe umugisha. Hari undi ushaka kubohoka muri uyu mugoroba, Yesu akamubabarira, Yesu akamukiza, izina rye rikandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Arahari ngo tumurinde gatoya, kadusengera Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Oh haleluya! Turakwakira inshuti ya Kristo. Ngwino inshuti yanjye, ngwino, nimuze. Mwuka wera arimo aravugana n'abantu mu iteraniro. Nabyumvise, buriya nicyo kingaruye. Ari nasoje ariko numva umwuka wera arimo aravugana n'abantu. Nimwe muri cyo tubakire mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagirire neza. Yemuko, Imana ikugirire neza cyane. Imana ikugirire neza cyane. Imana ibagirire neza cyane. Imana ibagirire neza. Tugiye gusengera abangaba rero. Tugiye gusengera abangaba. Bashumba mwigire hafi. Ubegere. Ngwino. Twese dufatanye gusenga. Data wo mu ijuru, so umwami wacu kandi umucunguzi wacu Yesu Kristo, mwami wo mu ijuru, icyagukwiye mu ijuru no kugira ngo duhabwe ubugingo kandi ubugingo bwuzuye kubwo imbabazi n'urukundo rwawe uhoraho. Data wo mu ijuru, uraza uravuga uti nije kubabarira abanyabyaha, sinje kubaciraho urubanza, nije ngo abantu bose babone amahoro kandi amahoro menshi, nije gutanga amahoro, nije gutanga ihumure. Data wo mu ijuru, dore ababaje n'abagaragu bawe batambutse mwami nyagasani bakaza imbere yawe. Mwami binyibishe rya jambo wavuze uti yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Mwami nyagasani utange ihumure, utange imbabazi, utange gukira, utange gukomera. Data wo mu ijuru, ababaje n'abagaragu bawe bemeye kuza imbere yawe. Data wo mu ijuru, wakire mwami nyagasani imbabazi bagusaba. Mwami nyagasani ibyo bakoze byose bitagushimisha, ibyo bakoze byose mwami nyagasani bidatuma baba wamubavuga uhumurira neza. Mwami nyagasani inzandiko zose zibarega Data wo mu ijuru zicibwe zikurweho, ubahanaguza amaraso yawe y'imbabazi, ubahindura bera. Data wo mu ijuru, nibutse rya jambo muri Yesaya rivuga ngo ibyaha byanyu naho byaba bitukura ngo nzabeza mbagire nk'urubura. Ubeze Data wo mu ijuru, ubishimire ubagirire neza. Kandi Data wo mu ijuru, wahagaze imbere y'Imana uravuga uti uzanyizera wese, uzamamiriza imbere y'abantu bose, nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data. Ubakire Data wo mu ijuru, amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye umunsi baba abana bawe, babe barumuna bawe, babe bashiki bawe, bahinduka baragwana nawe muri izina ryawe Yesu Kristo. Mwami Data wo mu ijuru, uhereye uyu munsi ubahe umwuka wawe, ubahe gukomera kwawe, ubahe kwirinda icyaha n'igisa nk'icyaha. Kandi mwami nyagasani ryajwi rya Satani ribasubiza inyuma, uruhindure mwami nyagasani, ahubwo wabona imbabazi zawe. Wibuke yuko abari muri wowe mwami nyagasani baba bahindutse bashya, ngo ibya kera biba bigiye. Bagendere muri iyo shya,
ubaremera amashimwe, ubaremera indirimbo nshya, ubaremera umunezero utarigeze kubaho mu buzima bwabo data wo mu ijuru kubw'icyubahiro cyawe. Kandi mwami nyagasani abo hamagara bose nkuko twumvishije ngo urabatsindishiriza, ngo kandi bahamagara gukora umurimo wawe, ubaremera imirimo mishya muri wowe Kristo Yesu. Ari abaraha bapfukamye imbere yawe, ari utashoboye gutera intambwe ariko mu mutima wiyumva bisengera kandi abishaka, umwuka wawe umugenderere umugirire neza. Ijambo ryawe ritubwira ngo iyo umunyabyaha umwe yihannye ngo mu ijuru batera impundu, bakaririmba, bakavuza impundu, bakaririmba icyubahiro cyawe. Nawe bari kubitugenzereza uyu munsi data wo mu ijuru, icyubahiro cyawe kiririmbwe mu ijuru no mu isi, kandi utanga amahoro yawe none iteka ryose. Amena, amena.